Isomo ryo muri baruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati. Bavandimwe, niba muyoborwa na Roho ntabwo mukigengwa n'amategeko. Ibikorwa by'umubiri birigaragaza: ubusambanyi, ubuhabara, ubwomanzi, gusenga ibigirwamana, kuroga, kwangana, gukurura intonganya, ishyari, uburakari, kwikuza, amazimwe, amakimbirane, inzika, ubusinzi, ubusambo n'ibindi nk'ibyo. Ndababuriye nk'uko nigeze kubibabwira, abakora bene ibyo nta murage bazahabwa mu bwami bw'Imana. Naho imbuto ya Roho ni urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Aba Kristo Yezu babambye ku musaraba umubiri wabo n'ingeso mbi ndetse n'irari. Niba tubeshejweho na Roho, nituyoborwe na Roho. Iryo ni ijambo ry'Imana.